Umwubatsi TV, uwubatse ku rutare Yesu Kristo ntazatembanwa n'imivu y'ibihe bya nyuma. Torero rya Kristo, komera. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yesu Kristo ashimwe. Nongeye kubasuhuza nshuti namwe bavandimwe mwese mukurikirana Umwubatsi TV. Nshimye Uwiteka Imana inyongereye uyu munsi wo kurama kugira ngo ngaruke dusangire ijambo ryayo kandi twibukiranye aho ibihe bigeze. Amazina yanjye ni Umuhoza Clement. Ngarutse muri uyu munsi cyangwa se muri uyu mugoroba kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana nkuko nari nabibasezeranyije. N'ubundi naravuze nti Uwiteka nantiza ubuzima nzagaruka tuganire ku kintu cyitwa kuramya. Kuramya ni iki? Kugira ngo tubimenye. Ibi ngibi kandi ndabishimira Imana kuko tugiye kubivugaho, tugiye kubiganiraho umunsi umwe mbere yuko abantu binjizwa muri systeme izatuma baramya ikindi kitari Imana. Uyu munsi ndumva ndi buvuge nahuranya kuko nta gihe gisigaye. Nagerageje kubyihutisha, ibyo nabashije kuvuga narabivuze, kandi ubwo ibyo ntaravuga nabyo Uwiteka azabibagezaho cyangwa se azabibabwira abinyujije mu zindi nzira. Hari n'abandi benshi bakora umurimo we. Ubwo rero turaza kureba ibyatangajwe cyangwa se ibyavuzwe mu nkuru yatambutse ku gitangazamakuru kimwe gikomeye cy'igihugu, aho abaminisitiri babiri basobanuraga gahunda izatangira ku munsi w'ejo mu ntara y'Amajyepfo mu turere dutatu, ari natwo nyine tuzatangirizwamo gutanga indangamuntu y'ikoranabuhanga. Imwe twavuze guhera kera, imwe yabaye ikibazo mu bihugu byinshi bitandukanye by'isi, abaturage bakigaragambya, ariko iwacu bikaba bigiye kuba nyine mu mutuzo kubera ko abantu bamaze kwemezwa yuko ntacyo bitwaye. Ariko kandi umwuka w'Imana hari icyo yagaragaje yuko harimo ikibazo, ari nayo mpamvu dutinyuka tukabivuga. Ubuzima bwacu buri mu kaga. Ndaza wenda kubereka aka message gatoya umwene data umwe yampaye kukuntu abantu bagerageza kuvuga kuri ibi bintu by'indangamuntu y'ikoranabuhanga yuko harimo ikibazo, bamwe batangiye no gufungwa. Urumva rero ntabwo ari uko ari ibintu biryoshye, ntabwo ari uko ari iyindi gahunda yindi dufite, oya, ahubwo nuko umwuka w'Imana nyine yadusunikiye kuvuga kuri iki kintu kuko hari abo ashaka gukiza. Ubu butumwa ntabwo bureba abantu bose. Nigeze kujya nza mbabwira nti ndaburira abantu bose, cyane cyane abanyarwanda nyine nkavuga muri rusange, ariko ubu butumwa bujyanye n'indangamuntu y'ikoranabuhanga n'ububi bwayo ntabwo bureba abantu bose, oya, kuko namaze kumenya yuko hari abahamagawe, kandi muri abo bahamagawe harimo abatoranyijwe. Ubutumwa rero burareba abatoranyijwe, nibo bari buze kumva imvugo y'Imana, nibo bamaze iminsi bumva imvugo y'Imana uburyo ivugira mu bantu benshi, ibaburira kuko nta kizajya gukora itakimenyesheje intore zayo z'abahanuzi. Navuga nti uyu munsi ni nko gushyiraho clôture, ni nko kuvuga bwa nyuma, kuko ndakeka ko nta kiganiro cy'indangamuntu y'ikoranabuhanga nzongera gukora mbere yuko itangira gutangwa. Urumva neje izatangira gutangwa mu Majyepfo ku munsi w'ejo. Ubwo rero ibindi wenda tuzabiganiraho nyuma, wenda tunaganiriza abantu bamaze kwinjiramo. Yego, nitugira umugisha tuzababona abakijijwe, baze baduha ubuhamya, batubwira ukuntu bari kwiyumva, kuko nge ndabizi ko mu buryo bw'umwuka umuntu uzabijyamo yari asanzwe ari umukristo azagaruka atubwira. Yego, rero mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina mbumvisha amakuru ndetse tunavuga ku bijyanye no kuramya, reka tubanze dushima Imana kandi iyobora ino gahunda yose. Uwiteka Mana Data, muremyi wa byose, uri Imana yacu bwite nk'uko mpora mbivuga. Ngushimiye kubw'urukundo rwawe kuko ari rwo rutugejeje magingo ya turi bazima. Abapfuye nta mahirwe yandi basigaranye yo guhindura ibyo bangije, ariko twe tukiri bazima si uko byaguciye muri humye kuko ntaryo ugira, ahubwo ni ubuntu bwawe butumye turamba kugira ngo dutunganye ibidatunganye. Uyu mugisha uduhaye rero wo gusangira ijambo ryawe, Uwiteka ndakwinginze ngo ukoreremo imirimo yawe. Muri aba bene data banyumva n'abazumva iki kiganiro ngiye gutambutsa kirimo ubutumwa, hari abo ushakamo ubumvisha ibyo ngewe ntabasha kubumvisha, ubabwira ibyo nge ntabasha kuvuga, kandi Nyagasani ubungura ubwenge buturutse mu ijuru, ubakore ku maso, ukore no ku matwi yabo, basobanukirwe ibiri inyuma y'ibyo babona n'ibyo bumva.
ngaho ngwino unyobore muri byose kandi weze ubugingo bwanjye n'umunwa wanjye kugira ngo ibyo mvuga byumvikane nk'uko wabishatse. Kirogoya yose y'umubi ikumirwe mu izina ryawe Yesu. Urakoze kuko wumvise gusenga no kwinginga, byose mbisabye mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wanjye Yesu Kristo. Amen. Yewe bwoko bwanjye nakugize nteko wanze kunyumva, icyo nakuruhijeho ni iki ngaho ushinga urubanza ukimpamye, ko nagukuye mu mage y'intambara ngacyura abawe ngahoza ababo, kuki wanyibagiwe vuba, naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amahanga n'iki nasize, Rwanda we, ko naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amahanga n'iki nasize. Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe mu biyaga bigari, ayiwe ayiwe Rwanda Burundi nawe Kongo ni muke. Aha bene data rero nkuko nari maze kubibabwira mu ijoro ryakeye nabonye amakuru, ntabwo nari mfite gahunda yo kureba amakuru yo kuri televiziyo y'u Rwanda kuko nyareba gake, nyareba rimwe na rimwe, ariko nijoro sinzi ukuntu nayoboye nyine kuyareba. Mu kuyareba mpita ngwa ku nkuru ivuga kuri gahunda y'ejo nyine y'indangamuntu y'ikoranabuhanga, aho nabonye muri studio hari hatumiwe abaminisitiri babiri, ni minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation ndetse na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Bari bicaye muri studio za televiziyo y'u Rwanda, hari umunyamakuru ngira ngo muramuzi ni Jean Pierre Kagabo, niwe wabakoresheje ikiganiro kimara isaha yose. Abarebye amakuru haciyemo agaparti gatoya k'ikiganiro bagiranye, ariko ubundi hari ikiganiro nyirizina bavuzemo bagasobanura ibintu byose bijyanye n'iyi gahunda y'indangamuntu y'ikoranabuhanga, akamariza ni abantu uko bizagenda byose, nimushaka mugende mu birebe. Hanyuma rero muri icyo kiganiro ntari buze kuvugaho byinshi, basobanuye nyine umwihariko w'indangamuntu y'ikoranabuhanga, akayabo biteganyijwe ko kazashorwamo n'ibindi. Reka tubanze twumve iyo nkuru, ni agace gato, hanyuma ndagaruka mbivugaho gatoya, tuvuge ku kuramya kuko ni nabyo byibanze nshaka ko tuza gufataho umwanya, wenda nawo utari muremure kuko umwuka w'Imana niwe utwigisha. Abanyarwanda bose harimo n'abana ndetse n'abanyamahanga batagira igihugu ariko batuye mu Rwanda bagiye guhabwa indangamuntu ikoranabuhanga. Izaba ikubiyemo amakuru yisumbuye ku yari asanzwe mu ndangamuntu yari iriho, harimo n'ibimenyetso ndangamiterere. Inzego za leta zishinzwe iki gikorwa zivuga ko ibi bizihutisha imitangire ya serivisi. Inkuru irambuye yateguwe na Jean-Marie Nshimiyimana. Uko bukeye nuko bwije u Rwanda rugenda rushimangira ko ari igihugu gishyize imbere ikoranabuhanga. Kuri ubu guverinoma yatangaje ko abaturage bose bagiye guhabwa indangamuntu y'ikoranabuhanga. Ni indangamuntu izahabwa abana, abakuru ndetse n'aba mu Rwanda badafite igihugu. Minisitiri w'ikoranabuhanga Ingabire Paula agaragaza itandukaniro ry'indangamuntu ikoranabuhanga n'indangamuntu isanzwe. Iyi rangamuntu ikoranabuhanga ntabwo bizabisaba kuyigendana. Igihe utayigendanye uzaba ufite code ushobora kuba uzi wowe ku muntu ku giti cyawe twaguhaye, cyangwa iri kuri telefone yawe igendanwa, kuko tuzatanga uburyo bw'uko ushobora kubona ifite kuri telefone igendanwa ku buryo umuntu aramutse ayigusabye wayitanga, cyangwa ifite na nimero y'ibanga, umubare w'ibanga ushobora kuba wakoresha twita token igihe ugiye gushaka serivisi. Ubwo rero ubwo buryo butatu butandukanye buriho buzajya bworohereza abanyarwanda cyangwa abatuye mu Rwanda igihe bagiye gushaka serivisi adafite yarangamuntu ye, kuba yashobora kuba yabona ya serivisi atarinze kuba yayigendana. Uramutse udafite ya nimero yawe y'ibanga wanayibagiwe nayo tuvuge, ushobora gutanga bya bikumwe byawe cyangwa bagafata ifoto igahita itanga ya makuru yawe. So bivuga yuko turashyiraho uburyo butandukanye, ariko bitavuga ko igihe utafite karita ukanibagirwa ya nimero y'ibanga bitavuga ko utari bubone serivisi, kuko za rangamiterere twafashe nuzikoresha zizashobora kubona ya makuru yawe muri systeme zishobora kuba zatangwa. Bakimara kumva amakuru ajyanye n'indangamuntu, abaturage bagaragaje ko bayitezeho byinshi kandi ko izakosora bimwe mu bibazo byagaragaraga mu ndangamuntu basanganwe. Hari ubwo bakwiba bakagutwara ibyangombwa, ugasanga nyine bibaye ngombwa ko nahura n'ubuyobozi nimugoroba uri gutaha,
bakakubaza ibyangombwa wabibura nyine ugasanga urimo urahura n'igifungo cya hato na hato. Ku bwacu turumva itinze kuza, ahubwo mwaba mudufashije cyane, mutugiriye neza iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga. Turumva abantu bose yaba ari igisubizo kuri twebwe, yadufasha cyane. Igihe umuntu ahura n'ibibazo akaba yayita, noneho bikaba ngombwa yuko yirukanka ajya gushaka indi, bikamutwara umwanya munini. Bizamfasha kudatakaza akazi, kubera yuko habaga igihe ntakaje akazi kubera kutagira irangamuntu nayitaye. Ikindi urumva guhora ubitse wikangangura yita, ntabwo bizongera kubaho. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dominique Habimana avuga ko ari ngombwa gutunga indangamuntu koranabuhanga ukurikije aho u Rwanda rugeze mu iterambere ry'ikoranabuhanga kugira ngo umuturage ahore ku isonga. Ni indangamuntu izatuma umuturage adasiragira, cyane cyane ko igihugu cyacu icyo dushyize imbere ni umuturage, kugira ngo umuturage ahore ku isonga, abone serivisi neza, ariko binamufashe nawe ubwe mu rugendo rwo kwiteza imbere. Igihugu cyacu ibikorwa remezo cyubatse muri iyi nzira y'iterambere bitwemerera noneho kuba twagira indangamuntu koranabuhanga. Ntibyari gushoboka mu myaka yashize, ariko kubera ko hari ibyo twabashije kubaka bifatika, ubu dushobora noneho kwigeraho tukaba twabyishimira. Minisitiri w'ikoranabuhanga na inovasiyo Ingabire Paula asobanura uburyo umwana wavutse nawe azahabwa indangamuntu koranabuhanga, ndetse ko ni serivisi ushobora kuyisabira ukoresheje serivisi z'Irembo. Ku bana bakivuka kugera ku myaka 5 tuzajya dufata ifoto gusa, kubera ko bya bimenyetso tuvuge yaba ari za ntoki 10 cyangwa iris cyangwa byose bigenda bihinduka. Icyo twashyizeho, icyo twateganyije ni uko tubifata akivuka cyangwa akiri muri iyo myaka hagati ya 0 n'imyaka 5, ariko yakuzuza imyaka 5 akazazanwa kugira ngo afatirwe bya bimenyetso byose bijye muri bwa bubiko by'irangamuntu koranabuhanga. Iyo serivisi ikazajya ku Irembo itariki 10 z'ukwa 11, ku buryo umuturage ahantu ari hose n'abari muri diaspora nshobora kujyaho nkajyamo nkemeza ya makuru yanjye ari muri system y'irangamuntu, amakuru y'umuryango wanjye, uwo twashakanye n'abana banjye. Noneho ikizasaba n'umuturage kuba yajya kuri ya masite twateganyije nk'uko Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze, akazaba ari ukujya gufata ya mafoto na bya bimenyetso by'irangamiterere. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dominique Habimana agira ubutumwa aho abaturage mu gihe iyi gahunda izabitangiye ko bazatanga amakuru y'ukuri kandi yuzuye. Icyo twasaba abaturage nuko bakoresha aya mahirwe neza kugira ngo batanga amakuru y'ukuri, ariko bibafashe kugira umwirondoro wabo uba umeze neza. Ariko ntabwo ari amahirwe, ntabwo ari umwanya wo guhindura ibitagomba guhinduka. Ari mpamvu dusaba kugira ngo buri muturage wese, yaba yari afite icyangombwa, yaba yari yaragitaye, yaba yari ari mu nzira zo kugishaka, ntacikanwe n'aya mahirwe. Ni umwanya wo kugira ngo ibyo byose bitungane, n'ibyari bikeneye gukosoka nabyo bikosorwe, maze buri muturage aba afite ibyangombwa. Ku ikubitiro uturere 3 two mu ntara y'Amajyepfo nitwo tuzaherwaho mu gutanga amakuru azashyirwa mu ndangamuntu koranabuhanga, ari two Huye, Gisagara na Nyanza. Iki gikorwa kikazatangira ku wa 2 w'icyumweru gitaha. Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Inovasiyo ivuga ko umushinga w'indangamuntu koranabuhanga uzaba wararangiye mu mwaka umwe, ukazatwara asaga miliyari 100 z'amanyarwanda. Ngaye nguko rero ayo niyo makuru yatambutse kuri televiziyo y'u Rwanda. Ntabwo ndibuze kuvuguruza ibyo bavuze, oya ntabwo ari cyo kingenza, ahubwo ndagira ngo nanjye mbibwirire ibijyanye n'indangamuntu ikoranabuhanga, kuko nge nagize umwanya wo kumva kiriya kiganiro cyose bagize kimara isaha. Hari aho minisitiri umwe yavuze ati ni gahunda ya leta y'u Rwanda, ariko nk'uko tumaze igihe tubivuga, nibyo koko iri gushyirwa mu bikorwa na leta y'u Rwanda, kimwe n'uko mu bindi bihugu byo ku isi n'ubundi bishyirwa mu bikorwa n'izo leta zaho, ariko ubundi ni gahunda yemejwe na UN. Reka mbabwire gatoya kumvo n'imvano, n'ubundi reka mbicemo nihuta kuko n'ubundi navuga nti n'ubwa nyuma mbere y'uko abambere binjiramo. Nk'uko rero twagiye tubisobanura, imihigo y'isi yose cyangwa se gahunda ijyanye n'iterambere rirambye iteganya yuko abatuye isi bose hatavuyemo n'umwe
ni ukuvuga ngo bari mu bihugu biri mu muryango w'abibumbye cyangwa se biri muri UN. Nk'uko mubizi ibihugu bibiri byonyine ku isi nibyo bitari muri UN, ibindi bihugu byose 190 ingahe, ibihugu 193 biri muri UN, biri muri ONU, United Nations. Ni ukuvuga ibihugu byose byo ku isi birimo, usibye ibyo bibiri byonyine. Byemeje yuko agenda cyangwa se gahunda ya 2030 ari uko yashyirwa mu bikorwa. Ubwo ni gahunda ijyanye n'iterambere rirambye cyangwa se SDGs, ibyo bita Sustainable Development Goals. Biriya byose bijyanye n'iterambere, umutekano, institution zikomeye, gucika kw'inzara ku isi, ubukene n'ibindi byinshi cyane bagiye bavuga. Ibyo byose bikubiye muri gahunda y'iterambere rirambye, ntabwo bizagerwaho abatuye isi badafite indangamuntu y'ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo iri mu bya mbere, kuko ekonomi cyangwa se ubutunzi, ubukungu bw'isi n'ubu wenda niko bimeze, ariko guhera muri 2030 buzaba ari ubukungu bwo mu ikoranabuhanga, buri mu ikoranabuhanga, byose bizaba biri mu ikoranabuhanga. Niyo mpamvu rero fondasiyo y'ibyo byose nuko abatuye isi ari nawo mutungo wa mbere isi ifite, bagomba kujya mu ikoranabuhanga kugira ngo n'ibindi byose bishoboke. Ubu ni ukuvuga ngo umuntu agiye kujya agira nationalite ebyiri. Munyumve neza ibyo nshatse kuvuga. Hari kuba umwenegihugu mu buryo bufatika, turakuzi turakubona, ariko hari no kuba noneho umuturage wo mu isi y'ikoranabuhanga. Aho turumvikana. Kuba ufite nationalite cyangwa se ubwenegihugu cyangwa se ubwenesi, uri umuturage w'isi, tukubona tukuzi, ariko ukaba utari mu ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo uzaba uriho by'igice, kandi bitazaguha garanti yo kuramba, kubera ko ibintu hafi ya byose bizimukira mu ikoranabuhanga. Niba utari muri iryo koranabuhanga uzaba umeze nk'utabaho. Mu ntego za UN rero arizo Sustainable Development Goals, hari intego yiswe SDG 16:9. Nushaka uhita ujya muri Google ubyandikemo SDG, izo nyuguti 16:9. Nurangiza urahita ureba icyo iyo ntego ivuga. Ivuga yuko kugera muri 2030 buri muntu wese azaba afite icyangombwa cyemewe kimuranga, cyangwa se iyo bita Legal Identity for All. Ibi rero ngo nibyo bituma UN na banki y'isi n'abandi baterankunga bashyizeho gahunda yitwa ID4D, bishatse kuvuga Identification for Development, cyangwa se indangamuntu cyangwa ibiranga umuntu by'iterambere, kugira ngo rero ibihugu byose bishyireho Digital ID. Niyo formulaire, ntabwo ari ukuvuga ngo muzikoreye yindi ndangamuntu ngo ijyanye n'icyerekezo. Icyo cyerekezo ni ikoranabuhanga, ni ugukora indangamuntu yo mu ikoranabuhanga. Kandi systeme zibikora, yego hari ibihugu byateye imbere bizikorera, ariko simpamya ko systeme y'indangamuntu y'ikoranabuhanga yo mu Rwanda ari abanyarwanda bayikoze. Oya, niba ari nabo, hari amahugurwa bafashe ku bigo bikomeye mu ikoranabuhanga, nk'uko nagiye mbivuga mu bihe byahise. Hazabaho rero guhuza serivisi za leta n'ikoranabuhanga, ari byo bita digital governance. Urumva ubundi guverinoma yajyaga iyobora abantu, amatangazo akanyura mu maradiyo, ku mateleviziyo, nabyo wenda ni ikoranabuhanga, ariko wenda twavuga riciriritse ugereranyije n'iryo bashaka kubishyiramo. Ariko noneho mu bihe bije, kuyobora bigiye kuba biri mu ikoranabuhanga cyane kurusha mu buryo bugaragara. Ibihugu byinshi rero biri kwimukira muri e-government, cyangwa se leta ikorera mu ikoranabuhanga. Kuri ibyo bikorwa remezo rero hakenewe indangamuntu imwe y'ikoranabuhanga. Urumva niba ubuyobozi buri mu ikoranabuhanga, kukuyobora nuko nawe ugomba kuba uririmo, kandi kuribamo kwawe ntabwo ari ukuloginga in, oya, ahubwo ni ukuba ibyangombwa byawe biri mu ikoranabuhanga. Digital ID rero ni urufunguzo rwo kwinjira muri izo serivisi zose zitangwa na leta cyangwa se ibigo byigenga n'ibishamikiye kuri leta. Urumva ibyo byose nta kundi uzabibamo, nta kundi bizashoboka utari mu ikoranabuhanga. Niyo mpamvu abantu bose basabwa kwinjira mu ikoranabuhanga. Ntabwo rero ari gahunda y'igihugu, ntabwo ari umwihariko w'igihugu, ni gahunda yashyizweho muri Loni, ni itegeko. Nta gihugu kigomba gusigara kiri muri Loni kitubahirije gahunda, ntibizashoboka. Ikindi, gahunda za banki y'isi, ONU ndetse na WEF, ubwo ni ukuvuga World Bank, UNDP, ni ukuvuga hari ibigo bikomeye cyane birimo World Bank cyangwa se banki y'isi, hakaza UNDP cyangwa se United Nations for Development, hakaza ITU, iki kigo cyo sinanakizi, hakaza na World Economic Forum ariyo WEF. Bafatanyije, aba bose barafatanyije muri gahunda mpuzamahanga zitwa Digital Public Infrastructure, DPI. Ibi rero kwari ugushyiraho gahunda
cyangwa se gushyiraho gahunda yo kubaka ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo ibihugu byose byo ku isi bitangire gukoresha ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga byorohereze kuzagera ku ntego ya 2030 y'uko isi yose nyine izaba iri mu ikoranabuhanga. Kugeza aho urumva ari byiza. Izi gahunda zose rero zishishikariza ibihugu kugira uburyo buhuje bwo kumenya abaturage mu buryo bwa digital, uburyo bw'ubuhahirane bukoresheje amafaranga yo mu ikoranabuhanga, kandi iyi gahunda yemejwe mu nama nka G20, UN Summit of the Future n'izindi nama zikomeye mpuzamahanga. Byamaze kwemezwa n'ibikomerezwa, bariya bose bagiye baduhagarariye bahagarariye ibihugu byabo, baragiye bemeza ibyo bintu, bose babishyiraho imikono y'uko bagomba kubyubahiriza. Niyo mpamvu rero biri kuba. Hari pays pilote nk'uko nigeze kubibabwira, cyangwa se ibihugu nyine by'icyitegererezo byashowemo amafaranga menshi kugira ngo bitangize uwo mushinga, bibitangize bize imbere. Muri ibyo harimo n'u Rwanda. Niyo mpamvu uzasanga muri Afurika u Rwanda ruzi imbere mu bihugu biri gushyira gahunda mu bikorwa mu buryo bwihuse cyane. Ntabwo ari uko u Rwanda rurusha amahanga yose yo muri Afurika technology. Yego turi imbere, kandi nabyo bifite impamvu. Burya hari ibihugu byinshi turusha, ndetse biturusha ubukungu, ariko tukaba tubirusha ibijyanye n'iterambere ryo mu ikoranabuhanga. Ibyo nabyo ni ibindi, ntabwo ndibuze kubitindamo. Muri izi nama kandi hagiye hemerezwamo yuko hagomba gushyirwaho ifaranga rimwe kugira ngo n'ubukungu bujye bubasha kugenzurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nta bundi buryo rero byari gushoboka badashyizeho uburyo bw'amafaranga yo mu ikoranabuhanga, maze tukinjira muri cashless society. Mu Rwanda ho ngira ngo tumaze kubimenyera ibintu bijyanye no kudafata amafaranga mu ntoki. Nta nubwo ariho gusa, nino muri Kenya nuko usanga rwose abantu benshi bakoresha mobile money cyangwa se icyo bita M-Pesa, niyo bakoresha muri telefone bishyurana. Mbese no kuvuga ngo saha gusa, ahubwo no mu bihugu byinshi by'amahanga bo barabimenyereye kwishyura badakoresheje amafaranga afatika. Rero turi kugenda twinjira muri cashless society, binajyanye nyine n'izo gahunda zavuzwe zemerejwe muri iyo nama. Ikindi, indwara ya COVID, nk'uko twabivuze, ibihe bya mbere ya COVID n'ibihe bya nyuma ya COVID bizaba bitandukanye, kuko COVID yabaye nk'imbarutso yo gushyira mu bikorwa gahunda zari zaradindiye cyangwa se bari babitse bategereje ko zizashyirwa mu bikorwa mu gihe cya nyacyo. Ubwo rero COVID yabaye imbarutso y'uko cashless society itangira mu buryo bweruye, ndetse n'indangamuntu y'ikoranabuhanga igashyirwa mu bikorwa, kuko baravuga bati twabonye experience muri COVID, abantu benshi ntibakoraga bitewe n'uko ikoranabuhanga ryari rike, gukorera mu rugo byaragoranye bitewe n'uko ikoranabuhanga ryari rikiri rito. Rero ubu ngubu ikoranabuhanga rigomba gushyirwamo imbaraga ku buryo haramutse habaye n'ikindi cyorezo, abantu bashobora no gukorera mu rugo nta kibazo. Kugeza aho uracyumva biryoshye cyane. Mu magambo make rero, iyi gahunda ya Digital ID iri gukorwa mu gihe kimwe hafi mu bihugu byose byo ku isi, mu ibanga cyangwa se mu buryo bweruye, kuko ari umurongo wemejwe mpuzamahanga n'imiryango nka UN, World Bank, WEF cyangwa se World Economic Forum. Iyi gahunda rero ikaba ifite intego yo kugeza mu mwaka wa 2030 buri muntu wese ku isi afite digital identification. Urumva rero ntabwo ari gahunda y'u Rwanda, oya rwose. Sinzi impamvu nkunda kwibaza nti kubera iki wenda abayobozi bacu batabitwerurira bakatubwira bati ni ibintu byemejwe mu nama, cyangwa se wenda bumva atari ngombwa ibyerekane kubyinjiramo. Rero bene data, nk'uko mubyumvise, mu buryo bwa politike urumva ari ibintu bifite icyerekezo cyiza, kuba abantu bapanga ibijyanye n'iterambere bagashyiramo ikoranabuhanga kugira ngo ibintu bijye bikoreka neza, kandi koko mu mizo ya mbere bizajya biba ari byiza cyane. Ariko ngewe ntabwo ari aho mfite ikibazo, oya ntabwo ari aho ngaho. Mfite ikibazo, ndetse maranye igihe ikibazo kigira kiti, ibi bintu cyane cyane indangamuntu y'ikoranabuhanga izashyira abantu muri condition yo kuramya. Bazaba baramya iki? Ntabwo bazaba baramya Imana, bazaba baramya abantu, bazaramya system, bazaramya amafaranga, bazakura imitima yabo ku Mana ahubwo bayishyire kuri system. Ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike rwa 2 hari aho avuga ko kugaruka kwa Yesu Kristo kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome, guhishurwa kwa Antikristo, ndetse bibanzirizwe no kwimura Imana. Kugaruka kwa Yesu Kristo kuzabanzirizwa no kwimura Imana ndetse no guhishurwa kwa Antikristo. Urumva rero kwimura Imana biri mu bigomba kubanziriza kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Kwimura Imana byaratangiye bimaze igihe, ariko none indangamuntu y'ikoranabuhanga igiye kubishimangira ku rwego ntakuka.
ni ntakuka. Ubwo abantu rero mwitegura kuzajya muri iyi gahunda ejo, ubwo ndabwira abantu bari mu turere Nyanza, Huye, Gisagara, nyuma yaho hakazaza Muhanga, Kamonyi na Ruhango. Mugende muzi ibyo mugiyemo. Niba wemeranyijwe n'umutima wawe kuzagenda ukibaruza mu ikoranabuhanga kandi ukaba ufite icyemezo cyo gukomeza kubaha Imana, ushobora kuba ari kubyibwira, ariko ibi bitandukanye n'ibindi byose wabonye. Ibyo nkubwira ni ukuri. Ibi ngibi bitandukanye n'ibindi byose wabonye. Nubwo hari abavuga bati nizi dufite n'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi tujya dukora biri mu ikoranabuhanga, n'ubundi basanzwe batugenzura, ariko reka nkubwire nti nyuma yo kwinjizwamo, nyuma mukazumva itangazo ngo indangamuntu zari zisanzwe izi z'udukarita zivuyeho, hemejwe yuko hagiye gukoreshwa gusa indangamuntu yo mu ikoranabuhanga. Muzamenye neza yuko ari itangiriro ry'ibindi bihe bishya u Rwanda rutigeze rucamo. Nubwo nababwiye yuko hari kirogoya Uwiteka yateguye, ibyo ntabwo ari byo ngiye kuvugaho uyu munsi. Reka noneho tuvuge ku kuramya. Ntabwo ndi bubitindemo nk'uko mwene data yabyifuje, ariko n'ubundi numvaga ngomba kubivugaho. Ikintu cyitwa kuramya abantu benshi bakibamo batakizi, bakitiranya, akumva nta kibazo, agakorera abami babiri kandi akibwira yuko bose abanezeza. Yesu yaravuze ati ntushobora gukorera isi ngo ukorere n'Imana amemta. Ntabwo bishoboka, kuko byanze bikunze ugira unezeza undi ukamutera ishyari. Nuko abo bami bombi ubahoza muri conflict. Ntabwo dushobora gukunda isi mvuga ubwo niyo systeme nyine ya gishitani, ngo niturangiza dukunde n'ijuru kandi byose tubikorere amemta cyangwa se mu gihe kimwe. Ibyo ntabwo bishoboka mes chers amis. Kuramya ni iki wundi rero? Mu magambo make, ubundi kuramya ni ugushyira Imana mu mwanya wayo w'icyubahiro cyose, ukemera ko ariyo yonyine ifite ububasha, ikagira ubwenge, ikaba ari nayo itanga ubugingo ndetse ni nayo igenga ubuzima. Hanyuma umutima, ibitekerezo n'imibereho byawe byose bikayibera ibitambo byera bitunganyijwe, kuko turahangaha ku isi kugira ngo turamye Imana. Nicyo kitubeshejeho, kuramya Imana. Kuyiramya gute rero? Ubuzima bwacu bwose bukaba ari ukuramya Imana. Hari abumva kuramya, ubushize nabivuzeho, bakumva no gutera za ndirimbo zigenda gahoro, zimwe abantu baririmba bakarira bavuga Mana urera. Nabyo ni byiza, ariko kariya ni agaparti gatoya ko kuramya. Ntabwo kuri ariko kuramya kuzuye, oye, kuko biriya wanabikora umutima wawe uri ahandi. Kuramya Imana rero birenze ibyo, turaza kubigeraho. Yesu yaravuze ati Uwiteka Imana yawe niyo ugomba kuramya yonyine. Ngira ngo ni igisubizo dusanga muri Matayo ibice 4:10, ubwo Satani yari amaze kumugerageresha ubwami n'icyubahiro cyabwo cyangwa se n'ubutunzi bwabwo. Hanyuma Satani akabwira Yesu ati nupfuka mukandamya ibi byose ndabiguha. Ahantu reka tuhasome kuko niho hari igisubizo Yesu ubwe yitangiye abwira Satani, nawe wumvireho. Matayo ibice 4:10 haravuga ngo Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari ukorera yonyine. Amen. Icyo nicyo gisubizo cyari gikwiriye. Yesu Kristo yashatse ko natwe tumenya, nawe umenya yuko kuramya Imana nicyo cyonyine dukwiriye gukora, kuyiramya ndetse no kuyikorera. Uti se nahora mu rusengero, nahora se ntanga amaturo? Hari abantu bibwira kuko nguko ariko gukorera Imana gusa. Reka da, no mu kazi ukora gakore, ye gukorera umushahara, ye gushimisha sobuja, ariko ibyo byose ubikore kubw'Imana. No kuvuga ngo wubahe Imana muri sobuja. Barimo mwigisha bari abana yego kugira ngo bamenye, ariko mukabikora kugira ngo mwubahishe Imana mu kazi mukora. Kuramya Imana hari ibintu bisaba. Nta gupfa kujya hariya ngo uvuge uti ibi ngibi ndi gukora ubu ngubu ndi kuramya Imana. Wenda ubaye uri gukora ibintu byiza ngo uhite uvuga uti ibi byose ndimo ndaramya Imana. Reka da, hari icyo bisaba. Muri icyo bisaba nabigabanyijemo ibice bitatu, reka mbicemo nihuta. Igice cya mbere ni ukuba ufite umutima wicishije bugufi, kuba ufite umutima uciye bugufi. Kwicisha bugufi mbere na mbere ni ukwemera ko turi abanyabyaha. Ikindi cya kabiri ni ukwemera ko icyubahiro cyose ari icy'Imana. Kwicisha bugufi ngira ngo umuntu wese arabyumva, ni uguca bugufi ukemera inferiorite yawe, kuba uri umuntu wo hasi cyane, uri ikiremwa, uri ibumba rigiye kuvugana n'umubumbyi, uri igikoresho cyaremewe gukorera umukoresha wacyo. Ikindi cya kabiri ni ukuba uri umunyakuri kandi utunze ukuri.
ibyo bintu bitandukaniye hera. Kuba uri umunyakuri ni ukuba utabeshya. Imbere y'Imana imitima yacu ngo itwikuruwe nk'iyambaye ubusa. Imbere y'Imana dutwikuruwe nk'abambaye ubusa, ntacyo wayihisha. Ariko abantu benshi basengana Imana uburyarya, bakayitega utugambo twiza ariko mu mitima yabo atari cyo kirimo. Mbese bakayibwira ibitandukanye n'ibiri mu mitima, nk'aho yo itabasha kubyirebera. Ugomba kuba imbere y'Imana uri umunyakuri, ariko kandi utunze ukuri. Utunga ukuri ni Kristo, kuko yaravuze ati nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Kuba ufite Kristo nabyo biri mu bituma kuramya kwawe kugira agaciro imbere y'Imana. Ikindi cya gatatu, kwizera ko nta wundi muntu cyangwa ikintu cyangwa ubutunzi cyangwa icyubahiro cyangwa liste ni ndende y'ibintu bifite agaciro cyane hano ku isi abantu bubaha, ibyo byose nta na kimwe kigomba kuza imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bitatu nibyo ugomba kuba wujuje, hanyuma ukavuga ko ubaho ubuzima buramya Imana. Reka mbisubiremo. Icya mbere ni ukugira umutima wicishije bugufi. Icya kabiri ni ukugira ukuri cyangwa se kuvuga ukuri, ukaba umunyakuri tunze Kristo, kuko ibyo dukora byose n'ibyo tuvuga byose, iyo tutabikoreye, iyo tutabivugiye muri Kristo Yesu, bihita bihinduka nul, kuko niwe wenyine nzira iduhuza n'Imana. Icya gatatu ni ukugira ukwizera yuko nta kindi kintu cyangwa umuntu ushobora kurutisha Imana cyangwa se gishobora kuza imbere y'Imana. Reka noneho dusobanukirwe ibijyanye no kuramya abantu n'ibintu, kuko ahangaha ni naho hari indangamuntu y'ikoranabuhanga n'ibizakurikiraho, kuko izatangira neza abantu bayikunda, ariko izatera abantu kuramya abantu baramye systeme, baramye ibintu, bitewe nuko bamaze kwiyandikisha muri systeme ibashyira muri iyo kondisiyo yo kuramya. Benshi ntibabizi nyine, ariko niyo mpamvu ndi kubivuga. Ubundi kuramya abantu cyangwa ibintu ni ugushyira umuntu cyangwa ikintu mu mwanya Imana yagenewe. Ni ukuvuga ngo icyo kintu uragikunda ku rwego ruhanitse, cyangwa se uwo muntu uramukunda ku rwego ruhanitse, hanyuma bikarenga urugero kugera ubwo ukizereramo cyangwa se umwizereramo niba ari umuntu. Ibi rero bishobora kubaho mu buryo butandukanye. Reka wenda mbivuge nihuse. Ushobora kwizera ko umuntu runaka, yaba umuyobozi, umupasiteri, umuprofete, profeseri wawe mu ishuri, umunyamakuru cyangwa se umunyapolitike runaka, ari uzaguha umukiro cyangwa se agakiza cyangwa akaguha amahoro. Naya yandi yo mu mutima ubundi atangwa na Kristo gusa, amwe mpora mbifuriza. Ukizera ko uwo muntu umufite, ibyo byose ubifite. Uwo muntu uba wamaze kumusimbuza Imana mu mutima wawe. Uwo muntu aba akubereye Imana. Nta bantu mujya mubona bakunda abandi kugera ubwo iyo apfuye nawe ashobora guhita yiyahura. Buriya aba yaramukunze kurenza uko akunda Imana. Ntabwo kuba ukunda umuntu cyane bisobanuye ko niba umubuze ugomba nawe guhita wiyambura ubuzima. Oya, ntaho bihuriye ibyo ngibyo. Uko ni ukuramya umuntu. Uba utakimukunda ahubwo ubusigaye umuramya. Hari n'abakundana njya numva babeshyana, usibye ko wenda ushobora no gusanga biba ari ukuri, ati nkubuze nanjye ubuzima bwa burangiye. Hari umuntu wajyaga bimbeshya, bigeze aho ndamwerura ndamubwira ntariko reka nkubwize ukuri, ntukambeshye. Ntabwo ibyo bishoboka. Ngo mbuze ngo nawe byahita birangira gute se? Utarambona se ko wabagaho? Uko ni ukuramya. Ingero natanga ni nyinshi cyane. Ikindi ni uko ubwo turacyari kukuramya abantu, hari ukuntu kumvira abantu bishobora gutuma wubahuka Imana, ukumvira abantu kurenza uko wumvira Imana. Hari umunsi umwe ngira ngo ni Petero na Yohana babafashe nyine bari kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, barabafata nyine barabafunga, niba baranabadishye uwo munsi barababwira bati rero umva, tugiye kubarekura ariko turabiyamye. Ndi kubivuga mu magambo yanjye, turabiyamye ntimuzongere kwigisha mu izina ry'uriya muntu, bavuga Yesu Kristo. Nuko abagabo bazima barabarekura, bagiye ntibageze mu mujyi bahita batangira nanone bavuga Yesu Kristo. Hari mu gihe urumva hari muri cya gihe nyine yari amaze kwicwa urw'agashinyaguro, hanyuma nyuma akazuka bikaba inkuru kimomo, ariko bakagerageza kuyicecekesha no kuyipfundikira ngo idasakara, ariko bikanga igasakara. Hari hashize igihe gitoya ndetse Yesu Kristo asubiye mu ijuru, intumwa ze zarabonye umwuka wera, buzuye imbaraga zo guhamya umwami Yesu. Abatambyi, abafarisayo n'abanditsi ntabwo bashakaga yuko iyo nkuru ikomeza gusakara, kuko byari gutuma bagaragarwaho n'icyaha cyo kuba barisha umuziranenge umwami n'umucunguzi w'Abisirayeli bari bategereje, nuko bikaba byabagwa nabi. Nuko rero abo bigishwa ba Kristo ubwo bari bamaze kuba intumwa, babarongeye barabafata bati muzi, ntitwababujije ubundi kuvuga ibi bintu. Ngo nuko umutambyi arababaza ati sha niko basha. Ubundi umutambyi muri kirya gihe yari ameze nk'umwami, kuko niwe muntu wari wubashywe
ngira ngo wenda ababizi mwaza kudufasha. Muri icyo gihe ngira ngo murabizi ko mu Bisirayeli nta mwami wari uhari, umuyobozi wari hariya ni Herode. Rero umutambyi yabaga ari umuntu w'umunyacyubahiro gikomeye cyane, kimwe n'abari abafarisayo n'abanditsi babaga ari abantu b'abanyacyubahiro nk'uko wavuga b'abayobozi bo mu nzego zo hejuru nyine z'igihugu batikoraho, niko twavuga. Urumva abarababwiye ati ariko basha ko twababujije kwigisha mu izina rya wa mugabo, mwongeye kubitinyuka gute? Ndi kubivuga mu magambo yanjye. Uzi ukuntu bamusubije? Reka tuhasome. Ni mu Byakozwe n'Intumwa ibice 5:29. Haravuga hati Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Urumva icyo nicyo gisubizo babahaye. Nubwo bari abanyacyubahiro, nubwo bari abo kubahwa rwose, ariko ntabwo bari abo kumvirwa kuruta uko Imana yumvirwa. Urumva urwego kuramya bigeraho. Kuramya bikuraho imbibi zose zishobora kwitambika kugira Imana ya mbere. Yego, reka dukomeze. Turacyari ku kuvuga ibintu byo kuramya abantu. Iyo wubaha abantu kubarutisha Imana, ukabumvira kuruta uko wumvira Imana, icyo gihe ubu baramya. Ikindi ni uko ifasha umuntu ukamushyira mu mwanya ubundi wagashyizemo Imana, icyo gihe uba uri kumuramya. Hari umuntu umwe nigeze kumva mu makuru, ni umuturage nyine w'ahantu kure, numva aravuze ati nuko runaka bidashoboka ngiyaba Imana twari kumusenga. Urumva ahantu ibintu biba bigeze. Iyo umuntu ageze aho aba kamara, ni ukuvuga ngo nimumubura nta kindi kintu kizashoboka. Si uko hatariho abantu b'intwari, barahari, ariko hejuru y'abo ngabo hari Imana. Hari n'undi muyobozi ukomeye cyane mu gihugu, ntabwo ntinya kubivuga, wenda ntabwo ndi bukoresha amazina ye, ariko nimuvuga niba mwarabyumvise murahita mumumenya. Yigeze kuvuga ati mbere yo gushima Imana dukwiriye gushima abantu runaka, ngo bitewe n'uko muri cya gihe abantu bicwaga ngo nta kimana yakoze, nyamara abo mu iryo tsinda runaka bagize abo batabara. Ni ibintu mu by'ukuri byumvikana, sinabihakana ko byabaye, ariko nge ku kwizera kwanjye nemera yuko atari abantu babikoze, ahubwo ari Imana yakoreye mu bantu barokora abandi cyane rwose. Naho ngaho ndi, ntabwo nge mvuga ngo abantu baraje bakora ibintu Imana itari yakoze. Gute se? None se ubwo Imana ntabwo ariyo yabahaga uwo mwuka bahumeka n'imbaraga n'ubuzima buzira umuze? None se byose si ibyayo? Nta no kuvuga ngo nibura Imana yabaye umuterankunga wabo, nubwo nabyo byaba bisa nko gupfobya Imana. Nge mpamya ko ari Imana yabikoze ndetse hubwo byose. Yego, ariko urumva baba bafatishe ikintu cyangwa se abantu bakabishyira mu mwanya Imana ibikwiriye kubamo, uko rero no kuramya. Aha ngira ngo turabyumvise. Hanyuma ibintu byo biramywa gute rero? Tumaze kumva uburyo uramya abantu, abanyacyubahiro, abakugiriye neza, hari n'abaramya ababyeyi babo cyangwa se abandi bantu bagize akamaro mu buzima bwabo, ugasanga usigaye umuramya. Zinukwa. Imana yonyine niyo dukwiriye kuramya. Ni gute rero gukorera Imana? Ntabwo Imana tuyikorera mu rusengero gusa, ntabwo ari kwa gukora ya mirimo yanditse ahangaha gusa muri Bibiliya, kugira neza nyine ya mirimo y'urukundo, ngo nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika. Ni byiza ibyo byose kubikora, ariko no mu kazi ukora, waba ukorera leta, waba wikorera, ibyo byose ugomba kubikora uramya Imana muri ako kazi. Nubikora ushaka kunezeza abantu, hari ibyo utazakora kuko abantu ntibamenya byose. Uzakorera ku jisho kugira ngo ushimishe shobuja gusa, kabone nubwo waba umukunda byo gupfa, ndetse hahandi uvuga uti nzanakora byiza nubwo yaba atambona, nabyo ni byiza. Ariko hari ibyo utazakora, byanze bikunze hari ubwo uzajya wisanga hari ibyo utakoze kuko nyine wari uzi ko atari bubibone. Ariko numwubaha ugakora akazi ke yagushinze, uramirizamo Imana, uzakora byinshi, kuko uzavuga uti ngewe ntabwo ncunga ijisho rya databuja, ahubwo ndacunga iry'Imana ya databuja. Bigutere rero gukora akazi uramya Imana. Akazi karimo kuramya Imana ntabwo kavangwa n'ibyaha, ntabwo kavangwa n'amanyanga. Niba uri umucuruzi ukaba ugiye kugurisha ikiro cy'umuceri, uramya Imana, uratanga ikiro cyuzuye. Kuramya Imana biragenda bikagera no mu ngo. Mwari muzi ko no mu mibonano mpuzabitsina y'abashakanye byemewe imbere y'Imana, n'imibonano bayikora baramya Imana. Cyane rwose. Iryo jambo rirahari mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 13:4, haravuga ngo kurongorana kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Murumva? Hari n'abatari bazi yuko ushobora kuryamana n'umugore wawe mwasezeranye rwose byemewe, kandi ukabukoza icyaha. Uti gute? Ushobora kuryamana nawe uri kwitegerereza undi mugore.
icyo gihe ku bigaragara ugasa nk'aho uryamanye n'umugore wawe, nyamara mu bitekerezo uri gusambana n'undi mugore wa wundi wabonye mu nzira. Niyo mpamvu no kuryamana kw'abashakanye kugomba kutagira ikikwanduza, nako kugomba kuba kuramya Imana. Habamo kuramya naho, biriya byose Imana nyine nikiba yarabikoreye. Tugomba rero kubikora byose tuyubaha, tuyiramya, dushima Imana. Abubatse bakijijwe ngira ngo murabizi, ntabwo murarangiza se kubaka urugo mugashima Imana. Abo bitarabaho ndabakomeje, ariko ni byiza aho hose naho habamo kuramya Imana. Noneho reka tujye kukuramya ibintu. Hari ugukunda amafaranga, ikoranabuhanga, ubutunzi cyangwa se ibintu byo ku isi ugasanga abantu babirutishije Imana. Hari abantu bakunda football bakayiramya. Rwa rukundo rwose bagakwiye gukunda Imana ukarukunda football. Nta bantu mujya mwumva se biyahuye kubera ko wenda ikipe bafana yatsinzwe. Biriya nabyo biba ari ukuramya, ntabwo biba bikiri urukundo rusanzwe. Hari abantu bakunda amafaranga ku buryo nta bantu mujya mwumva bisha abandi bitewe n'inoti cyangwa se ibiceri. Kuriya ni ugukunda amafaranga ku rwego ruhanitse bikagera ubwo uyaramya. Gukunda ikintu ku buryo cyagutera guhemuka, icyo kintu ntabwo uba ugikunda gusa, ahubwo ni ukuramya, uri kukiramya, kuko uba wumva amakiriro yawe yose ari muri icyo kintu. Ukibuze byaba bikurangiranye. Niyo mpamvu ntacyo utakora kugira ngo ugumane icyo kintu. Hari abantu bakunda na telefone bakaba basigaye barayihinduye ikigirwamana. Igihe cyawe cyose ukimara kuri telefone, ntujya wibuka no gusoma ijambo ry'Imana, ntabwo ujya wibuka kwicara ngo utekereze ku muremyi wawe, ufate umwanya wo kumuririmbira, ufate umwanya wo kumusenga, umunezererewe, umuha umwanya mu buzima bwawe bwose. Atari ukuvuga ngo ni amasaha 2 ku munsi, oya, ubuzima bwawe bwose bukaba bwuzuyemo kuramya. Ntabwo byoroshye ndetse wasanga n'abantu bameze gutya ari nka 5%, ariko barahari benshi abo Uwiteka yitoranyirije bamaze gusenderezwa Kristo abuzuyemo, babaho ubuzima bwo kuramya Imana gusa. Mu kazi bakora, aho bagenda, mu nsuhuzanyo, mu nseko, mu myambarire, mu mivugire, mu mirebere, mu mikorere, byose harimo kuramya Imana. Nubwo buzima ubundi Imana idushakamo. Mu kuramya ibintu kandi twavugamo nk'icyubahiro, ubukire, ibyo byose ukabyitangira kurusha uko witangira Imana. Ukumva ngo abantu rwose bagiye kwa Satani ngo gushaka y'icyubahiro, ngo abantu bagiye gushaka ubutunzi, abantu bagakora ibidakorwa, bagakora amahano kugira ngo babone icyubahiro n'ubutunzi. Ibyo ngibyo biba byagiye mu mwanya w'Imana. Abantu benshi bishingikiriza ku bikoresho, byaba iby'ikoranabuhanga, haba iby'ubuvuzi n'ibindi bikoresho bigezweho muri iyi si. Hari ibikoresho byinshi bikunzwe, ugasanga umuntu akunda nk'imodoka cyane ihenze yayirutishije Imana. Ibyo ntimujya mubibona se? Abantu baramya ibintu byinshi bitandukanye, ni byinshi, liste ni ndende se nanayivuga kuri ubu, ariko wirebe, wisuzume, umenye ese ndamya Imana cyangwa si nyiramye. Kuko uko byamera kose, uburyo Imana yaturemye ntabwo ushobora kubaho udafite icyo uramya. Niba utaramya Imana, uramya Satani binyuze mu bintu, kuko hari abantu udashobora kumvisha ko baramya Satani, akakubwira ati wenda nkunda ikintu iki n'iki ariko sinshobora kuramya Satani. Nyamara amuramiriza mu buryo burendirekte, amuramiriza mu bintu n'abantu. Muri iki gihe rero abayobozi b'isi bararamywa nabo. Abantu bakomeye b'ibikomerezwa ku isi barabaramya kuko babubaha mu buryo burenze cyane ubwo bubaha Imana. Ikindi usanga ikoranabuhanga ari naryo twavuzeho, ari naryo tuvugaho cyane, AI, digital ID, social media, ibyo byose byahindutse ibigirwamana abantu baramya buri munsi, ariko ugasanga Imana bayiburiye umwanya. Hari abaramya abayobozi b'amatorero, hari abaramya iby'ubwiza ngo ni Miss runaka, ugasanga aramya ubwo bwiza bwe n'icyubahiro afite mu isi. Hari abaramya imyenda, ugasanga afite umwenda akunda kurusha ibindi bintu byose. Simvuze ko gukunda ikintu ari bibi, ariko niba icyo kintu ugikunda kugera ku rwego wumva ukizereramo, uri kukiramya. Itandukanye nacyo kuko harimo umwuka ugusunikira kuramya ikindi kitari Imana, kandi uba wishe itegeko rikomeye cyane ryo kuvuga ngo ntukagire izindi mana mu maso y'Uwiteka, izindi mana umusimbuza. Hanyuma reka twibaze tuti, namenya nte niba ndamya Imana? Ni naho ngiye gusoreza. Ni ukuvuga ngo rero, dore igipimo kizakwereka niba koko uramya Imana. Niba ukunda Imana kurusha byose, uramya Imana. Nkunda gutanga urugero kuri uyu mubare. Iyo wanditse amazeru menshi cyane, hanyuma ugaherutsa umubare 1, icyo gihe ni nkaho uba wabanje ubutunzi,
icyubahiro, abantu, ibyo byose ni ubusa. Hanyuma inyuma ugashyiraho rimwe kuko Imana ni iya mbere, uwo mubare nta gaciro uba ufite, nyine uguma ari rimwe. Ariko noneho banza ya rimwe imbere, nurangiza ushyireho 0 inyuma, ni ukuvuga wabanje Imana, ibindi ni ubusa. Ubutunzi ni ubusa, ikimero ni ubusa, icyubahiro ni ubusa, ibifaranga byinshi ni ubusa, amazu, ubutunzi, ibyo byose abantu bagize ibya mbere mu isi ni ubusa. Ariko iyo Imana ibibanziriza mu mutima wawe, byose bihita bigira agaciro. Uwo mubare ugira agaciro, buri uko wongeyeho 0 uwo mubare ugenda ugira agaciro. Turasabwa rero kubanza Imana. Ikindi cya kabiri nk'igipimo kikwereka niba uramya Imana cyangwa utayiramya, ese uyoborwa n'ibyo ubona cyangwa uyoborwa n'umwuka? Niba uyoborwa n'ibifatika, umwanzuro w'imibereho yawe yose ushingiye ku bifatika gusa, ni ukuvuga ngo ukwizera kwawe kose gushingiye ku bifatika, ku bigaragara. Kandi Imana ni umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Urumva rero ntaho mwahurira. Niba wirebera ibigaragara gusa, niba abandi nyine barwana intambara y'umubiri gusa, barayineshejwe kera. Ikindi cya gatatu, aho gukora ibintu ngo ushimisha abantu, ahubwo ubikora ushimisha Imana. Kuko iyo ushimisha Imana, hari naho bigera abantu ntibibashimishe. Kuko iyo ushaka gushimisha abantu gusa, bazanagutegeka gukora ibibi, bazagutegeka kwica abandi, ubikore kugira ngo bashimishe. Bazagutegeka kwica amategeko y'Imana, uyice kugira ngo bashimishe. Ariko iyo ushimisha Imana, yego hari ubwo bishobora gushimisha abantu, ariko ntibizaba byose, kuko abantu keretse wenda abakijijwe nibo bakunda iby'Imana ikunda, ariko abadakijijwe bakunda iby'Imana yanga. Niyo mpamvu nushaka gushimisha abantu uzababaza Imana. Mu gihe iyo ushimisha Imana ari nayo ya mbere, nubwo abantu bakwanga, Imana izakurinda. Ariko nta wakurinda Imana mu gihe wayubahutse, ntawe. Rero ngira ngo kuramya murabyumvise. Nk'uko rero nabivuze nsoza, iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga izatangira ku munsi w'ejo. Abantu bazayitabira ku bwinshi, ndabizi neza. Bazanataha bayivuga ibigwi. Hazanakurikiraho n'ibindi bihe byinshi byo kugenda bayamamaza, kuko hagiye kubaho icyo nakwita nk'ubukangurambaga mu baturage. Urumva ntabwo bari barabibabwiye cyane, ariko bagiye kubivuga cyane muri aya mezi, kuzageza mu mwaka utaha mu kwezi kwa 6 hazaba hari kuba ubukangurambaga no kugenda babarura abantu, babafotora, bafata imboni, ibikumwe n'isura, byose mu turere twose dusigaye tw'u Rwanda. Rero abantu bagiye kubyumva cyane, mugiye kumva indangamuntu y'ikoranabuhanga cyane, kuko bigiye kumanuka iyo hepfo mu cyaro, n'umukecuru azasigara ayirahira. Mugende muzi neza yuko harimo umutego wo kuramya, kandi umunsi mwamaze kuyijyamo, nyuma mukazabona ko yewe birya Clement yajyaga avuga, birya Kamanzi yajyaga avuga, birya babandi bose bagiye bavuga, burya koko nibyo. Dore batangiye kutubwira ngo nitudakora ibi baradufungira amakonte yacu. None se ubu turabigenza gute? Muzibuke yuko nta gusubira inyuma kuzaba guhari. Ntabwo uzasubirayo ngo babwire uti yewe nsanze iyi systeme ntabasha gukomeza kuyibamo kuko iri kuntandukanya n'umwami wanjye. Reka da, ntibizaba bigishobotse. Bazakubwira bati vuga uvuya, genda. N'ibindi bizaza. Rero ntabwo mbivuga ngo mbatere ubwoba. Uwamaze gufata umwanzuro yarawufashe, utarawufata ubwo nahatane. Uzi icyo mbabwiye cyo, ab'Imana izabayobora inzira bagomba gucamo. Ntabwo bazakubita ikirenge ku ibuye, kandi ntibazaca mu isayo. Oya, izabamurikiraho bashinga ikirenge kugera ku iherezo. Reka rero mbashimire kandi mbifuriza amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo agendane namwe muri byose. Naho ubutaha, Uwiteka nadutiza ubuzima. Shalom. Urubanza ruhereye mu nzu y'Imana, abo hanze bo bizacura ikintu. Niba amashami kavukire yarahwanyuwe, ingurukira bizacura ese kwitaba bariya Bisirayeli. Niduhunge muze duhunge.